Nguhaye ikaze hano kuri Key Message 250. Ntuzigereranye n'undi muntu utekereza ko akurenze bitume wishyira hasi. Uri umuntu wihariye muri byose, nturibo kandi ntuzigera ubabo, bityo wigerageza kubabo ahubwo ba wowe. Aho kwigereranya n'abantu, uzigereranye n'uwo wahoze uri we mu bihe byashize, kuko aribyo bizakugirira umumaro. Bavuga ko utazi yava atamenya iyajya. Menya kuri ku ntangiriro y'ibintu bihambaye, bityo ntuzatume iby'undi yatangiye biguca intege, kuko igereranya ni umujura w'ibyishimo. Ishimira ibyo ufite, wihesha agaciro, kuko aho waba uri hose mu buzima, icyo waba uri gukora cyose mu buzima, birashoboka ko uzajya imbere ya bamwe cyangwa se ukajya inyuma y'abandi. Ntacyo bitwaye aho waba uri hose. Fata igihe wiyakire, wishimira aho uri, ukomeze ujya mbere. Iki kiganiro ni isomo ry'ubuzima. Kora subscribe ujye ubana natwe mu biganiro bitandukanye birimo inyigisho z'ubuzima. Waba ukurikira abandi ukifuza kuba nkabo? Birumvikana rimwe na rimwe iyo tutifitiye icyizere ntitwakira uburyo turi. Tugerageza gushaka kuba nka runaka ntitwiyubahe. Reka twinjire mu nkuru y'inyoni yitwa igikona na peacock. Iyi nkuru itangirana n'ibiremwa bibiri, igikona na peacock. Aho igikona kitakundaga uburyo kigaragara, kigashaka kuba peacock, cyaje guhura n'ibibazo byinshi mu rugendo rwacyo. Habaho igikona cyasuzuguraga amababa yacyo, cyahoraga cyifuza amababa ya peacock kuko yari akeye cyane, kifuza kuba umwe muri bo. Igikona cyegera bigenzi byacyo kigira kiti, mwese mufite ibara ribi, ntimushamaje, mugaragara nabi cyane. Murebe ukuntu peacock imeze, tariki iyaba nari umwe muri zo. Igikona cyitegereza amababa ya peacock yari ari hasi, maze umunsi umwe kigira igitekerezo cyo kuyafata kiyacengeza mu mababa yacyo. Agace gato kakigaragaza nka peacock. Kibwira ko cyahindutse peacock nziza cyane, maze kinjiraho ama peacock yarari. Ibyakibayeho nta kindi, cyarasetswe gihabwa akato, zigisohora hanze kuko peacock zabonaga ko kitari kigenzi cyazo. Kizibwira ko kwambara amababa yazo bitakigaragaza nka peacock. Nuko igikona gisubira muri bigenzi byacyo, cyasubiyeho kibabaye cyane, gifite n'ikimwaro cyinshi, maze ibindi bikona biragihunga. Cyari cyanakomeretse bitewe no kwishyiraho amababa ya peacock. Igikona gikuze muri byo kibwira cya kindi giti, tugomba kwakira uko turi, ndizera ko wabonye isomo rikomeye. Nuko igikona kibuka amakosa cyakoze, bigikora ku mutima, maze kivanamo amababa ya peacock, kiriyakira bundi bushya, maze cyegera bigenzi byacyo gisaba imbabazi kuko cyari cyabisebeje, maze biriyunga bibona umunezero. Uko umuntu arushaho kutiyakira, reka arushaho kwitakariza icyizere, maze akabaho ubuzima atishimye. Kutiyakira uko turi byangiza ubuzima bwacu bw'ejo hazaza. Tugiye kurebera hamwe ibintu 8 wahora ukoraho kugira ngo wigereranye n'abandi. Ikintu cya mbere wamenya, vomerera ubwatsi bwawe. Iyo twibanze ku by'abandi, tuburira umwanya uhagije wo kwita ku byacu. Nitwakuza ubwatsi bwiza twibanda ku murima w'umuturanyi, bityo kwangiza igihe ugereranya inzira yawe n'iy'abandi. Mara igihe cyawe ukora cyane, uhanga udushya, wita ku byawe. Ikintu cya kabiri wakoraho kugira ngo wigereranye n'abandi, akira aho uri. Ntushobora guhindura ikintu utemera, aho kugira ngo uhatirize kuguma aho uri. Kwigereranya bireke mu mahoro, wakire buri gice cy'ubuzima bwawe, ufate umwanzuro uzakugeza ku cyerekezo cyiza. Ikintu cya gatatu ni ugukunda ibyo wanyuzemo. Ubuzima bwawe bushobora kuba butari bworoshye, bushobora kuba bwari bwuzuye amakosa, imihangayiko n'ubwoba, ariko nyuma ya byose ugomba kumenya ko byari nk'umusemburo ugufasha guhinduka neza. Wakugize uwo uri uyu munsi, bityo akira inkuru yawe n'uburyo yatumye ukura. Icya kane, menya ko ibatari iherezo. Niba utishimiye aho uri uyu munsi, menya ko ari igice cy'ubuzima bwawe, atari inkuru yose y'ubuzima bwawe. Aho uri uyu munsi ntacyo bivuze ko uzaba uri umwaka umwe cyangwa imyaka 3 iri imbere. Icy'ingenzi ni imitekerereze, imyitwarire yawe n'aho uri kugana, saho uri uyu munsi. Cya gatanu wamenya ni uko ugomba kwishimira ibyo ufite. Niwishimira ibyo ufite, bizarangira ugize byinshi. Niwita ku byo udafite, ntuzigera ugira ibihagije. Buri uko uzajya wisanga witaye ku byo abandi bafite, ujye wiyibutsa ibyo ufite, nibyo bizakugirira umumaro. Ikintu cya gatandatu wamenya, ntuzatume ubwoba buyobora amahitamo yawe. Amahitamo tugira ashobora gushingira ku rukundo cyangwa ubwoba. Iyo amahitamo ashingiye ku bwoba, byangiza ubuzima bw'ejo hazaza, ntabwo ibi bikugeza ku ntego. Ariko iyo amahitamo ashingiye ku byo ukunda, bigufasha kugera ku ntsinzi wifuza. Icya karindwi wamenya, menya ko utari umuziranenge. Muri iyi si dutuye nta muziranenge wabona. Aho kugira ngo wice intege bitewe n'ibyo udafite cyangwa se uwo uri we, iyakire.
Icya munani ugomba gukora kugira ngo wigereranye n'abandi, ugomba kwigereranya nawe ubwawe. Aho kwigereranya n'abandi, igereranye nawe ubwawe. Niki wakora kugira ngo ugire ubuzima bwiza? Ni gute waba umuntu mwiza kuruta uwo uri w'uyu munsi? Kwigereranya nawe ubwawe bizatuma wigenzura, umenya aho uri kuva n'aho uri kugana, bityo biguhe icyerekezo kizima. Ndagushimiye wowe wabanye natwe hano kuri Key Message 250. Wari kumwe nanjye Umulisa. Niba utarakora subscribe, yikora ujye ubana natwe mu biganiro bitandukanye birimo inyigisho z'ubuzima. Urakoze cyane, naho ubutaha.